ikipe ya Gicumbi ibintu yari gukoreye biteye ubwoba. Ntabwo biteye ubwoba. Ntabwo umutima wahagaze. Oya, ubwoba bwajemo ariko iyo uri mukuru buri mukuru. Yego. No kubanga icyo yadushije no gukubagana kw'ikipe. Ikini izamutse mu cyiciro cya mbere vuba. No gukubaganya bwayo ariko nanone bakinnye birukanka biyahura. Ariko nanone biwanyaguraga bya bindi biwanyaguraga ariko bagatekereza imbaraga bari busiga inyuma. APRFC icyo barushije rero no kuba ari ikipe nkuru. Nuko bari ikipe ntago ari amahirwe. Amahirwe APR yagikoreye kino gitego. Yagikoreye ikipe yadukinishije yego ariko APR yagikoreye birangiye gutya icyo yarishije ni umutima ukomeye. Ariko ikipe nyire yaduteye ibatebara abantu ndabona na Nyagasazi hageze. Ntabwo ngende nemera icyama. Nyagasazi reka twigane mu professionnel umaze kwitereka aba professionnel mfite uburyo kinange baganirizamo ubona udutaro washyizeho urwego rwawe. Jewe ndakubwiye ijambo rimwe ngo yego Paramide ndayikubita ibitego 3. Umva Nyagasazi twabonye bino bintu byo guhemba abafana wagize gutyo urasufura ntago geze utsinda byagenze gute mwagabanya kwa kundi mwajyaga mubikora byagenze bite ikintu nasabira itsinda ryateguye bino bintu byo guhemba abafana bajye baduteguza kuko barabizi ko twabafana tuza tumwereye badutunguye pe bagutunguye nk'aya gacupa watera umupira ukahita usubira inyuma banywera mu kabare njyewe banyweye mu kabare bamwe ati nyiraga bakuvanye mu kabare kucyujya mu kabare waje umuntu mu kabare ngatera penalty azayihana kucyuza kureba match ngomba kureba match namwe uko ngiye sinjya mu kibuga mwarimu wacu turagukunda mwarimu ati kipe mutoza ari guhengeka abakinnyi na banyuzemo nangize ubwoba waranago biba mwarimu turakwemera urabona ko nishimye byari byagoranye turishimye ariko ikipe ntabwo idukomveka mwarimu ikipe turatsinze ariko ntabwo idukomveka kabisa none se niki kitagenze banyita bucura wa APR uri kumva muvandimwe ariko ikipe ntabwo idukomveka nk'abafana tuvuye Tanzania narindiyo kabisa ndi gushwanya bikomeye twe turatwarura indege Changirange ntabwo yarari mabure nyine ndakarya umurego Changirange yarari batuzimirije amatariki iminwa ntabwo bayizimije oya kandi umuntu ugihari Changirange wari muri Tanzania utabeshye mwana wa mama hariya nabwo twarabikoze twazize ikintu kibi kandi hano urabibona dufite ekipe tukajyana n'umutoza twebwe ikintu tumwisaye nk'abafana natubabare ekipe ipange neza areke guhengeka abakinnyi ubundi rero ikipe ntazishwanyaguza iriya piramide ro ariko murayicitse Changira mwigira byose nyiragucisha ahubwo urayicitse ubundi igicumbi urabyibuka ujya kumanuka ku mumena hari yitendetse ariko target ni ukuyimanura ubundi ikipe nk'izi zo na za Muhanga ni division ya 2 Changira ku kibigomeye gusaba umunota 90 dore babajyana he ntago babasora warunyuzwemo ariko urazi ko urumuri rwari rwabuze ukabuje urumuri ukagaruka nese ibi ni ibiki karabaye nese niko rwego rw'abafana ba APR umva se reka nkubwire reba bino bikamera byose biri kukureba nuko bivuga ati iki ni kizungeze ko gikunda nyamukandagira yego ariko warunyuzwemo ni fitness ijandike neza cyane kabisa yego afandi ka tujanduruye tugende oya se tugende uri kumva wari kutubwira ati ekipe nizarya Imana bayirushije nubwo uvuga ko nese kuri ufite isana ko bari kwijandika kitabijandura bigenze bite kwemera cyane umusaza yego ma nzayipostinga none se wowe usuhurize sa ndamusuhuza ndamushimira imbere y'aba yego se uramwemera ayayayayaya tize yari yiteretse oya se ariko Imana yo mwijuru baramurwanya utabeshye sano baramurwanya 100%. abo ni bande ngo tubacemo oya se asi umufana wijanditse ni ibiki tuko twamubuze bimeze gute Mustamaje Jangwani ntago na breakinze se urwego rwa Indaza ni breaking inginza ivuga ntabwe ngo amarukwezi kwa tistashi no tujye kuzadukora bya biganiro bi breaking amakuru ya Zandandana barimo gutangaza Jangwani muratonoma mwenyine intare nkuri dahari turatonoma twebwe urazi ko muri gutonoma umutono mukahita usubira hasi Mustamaje yabuze
bidukorewe wewe yewe umuntu bita Jangwani nababwiye ati azava ari ahantu mushaka kuzamenya ikintu kibanyuzemo ko numva nangiye guhinda imisitsi utangiye guhinda roho nanjye roho ikutangiye kunsimbuka ndagirane roho utangiye kugenda isimbagurika afite kurenga ariko Jangwani birashoboka ko ashaka utazamwanimo n'igihe cyereka nambivuge mbigire kiyangiyeho nje ku makuru mfite Jangwani bavugaga ko rwose ashobora kuzaza akamara amezi abira ataza hano bikazarangira nagiye ayo ngabo rwose arari cyane cyane mukamubura rwose nabonye update nze ngo murireyo ngo we n'abasiri bafatanye bibaho se nabibonye Jangwani joiningereyo titire yego ajoininga Murera nabibonye Jangwani bamuguze undi mwabyakira mutera urwego rwe ntago yajyayo yewe wamuya ngahe Murera ko yamukaraga kanyenyeri muri ya system yawe wowe itereke urumva utangaze ngo rero reka nyine mbikurikirane nanjye nzaze nipange vuga imiriro breaking imiriro yawe turakumenyereye bana bana abakunzi ba IPR izina ry'Imana mwana ariko munanyuzwemo nyuma makunda mwana bakundisha abandi ariko iyo munyuzwemo nanjye mpitaminda umushyitsi navuga ati Gicumbi itangiye akakanya ije yijanditse muri buno buryo igatangira ituma abantu rozigeze zitari kumwe zitari umurongo akanagenda tista yeba ntabwo bishoboka gusa bibaho Gicumbi yari yijanditse ashaka kudukura roho kudukura imitima akagenda musamaji wacu umutoza wacu rero nanone azagerageze ajya akinisha abawinga areke gukinisha abataka bangaye bose gutsinda aha ngaha murugaragara neza cyane gutsinda Gicumbi badusukira amazi mu mutwe imyuna yavuye ko ikipe nka Karabu Giant gutsinda Gicumbi imyuna irimo ko abantu imyuna yavuye bo bamena amazi kw'Imana badusukira amazi mu Gicumbi zaba ibi bintu bibonye gute abatsinda Gicumbi imitima yahinze oya gera afite ikize katugiye kuyiruka ngo bari bagiye kuruka roho imitima roho yari zisohotse ni ikiko Gicumbi ibintu ikorera abantu bo muri MP n'abafana bahabye ntago batuje mujye kunywa amazi ntago nabyumva ndabyumva hashize iminsi 3 nibwo nabyumva ko twayitsinze nawe reka wana mugarise wana reka turebe naso apene umunaniro oya reka mubwire ikibazo fitness umutoza urumutoza ntago muramwemera fresh kose Tistash amakuru ahari avuga ko umutoza wa fitness ari hejuru imyaka 50 imyaka n'umusaza urirukangana na bara basore tuvugisha ukuri ibyo bintu byakunda ikindi kandi hari imyanya turimo tuzakumva hari abantu tudafite abana izamu rirarwaye kabiri ni ikibazo nari mumuvunderezaho umuriro nagaruka kumuvunderezaho umuriro umva Yunus yego nawo mborenga Tistash reka mubwire Mario turamukunda n'uwacu urabizi ira champion yashize yarakoze pe yaradufashije ariko nta muntu muri inyuma nagahindukira ngo arebe ko inyuma ye hari umuntu wamuchallenging na Adolphe ni ruhamya nyiko ntago bari kuri level baranga baramangamanga none se wambwira Adolphe yavuye aho yavuye yabanzagamo nta muzamu hari Paveri bundi Pierre bamukoreje urusyo nukuri bamukore awe arareba agasanga nta muntu uhari uri bwa mu backing urumva ni ikibazo rero mwizamu na nimero 2 piramide nta kintu mvuze piramide mujya mutonoma mu piramide ngo ni 3 mutima urimo gushatse mwakwikangamo Tistash reka nkubwire ntabwo ari hirari banyuze reka nonome sibyo yego piramide kuba yatsinda APR ntago ari inkuru ikibazo ni kimwe inkuru ni imwe bya 6-7 bre mbivugiye hano mana yase bya 7-6 niyo nkuru ikuru kw'Imana amateka zisubiramo oya nyamara niba Gicumbi na mugani uyitsinze bwa nyuma kandi ari n'amahirwe habura kumwe ntabwo ari ubuhanga ntabwo ari ubushongore bwa EPF subukaka nimwirata imirimo kandi abakinnyi barahari sibyo ariko se tuvugisha Gicumbi niyo gutsinda habura umwe Gicumbi izamuceje ubundi twararebaga twese habura umwe Tistash ibi bintu no kubitekereza nanjye ndikanze roho zitangiye kuruhuka zitangiye kwikangamo gutekereza mvuga ati APR ndayinyuza mu tuntu utibagiye ikipe yacu Singida Singida ni yaje bundi mwarazwe n'abasokuru oya turejandika oya kandi no gutonoma amajezi Singida ngo yamanuka ni amajezi amabaro y'amajezi oya tamanuka kuri Singida tujyamye mande ya chama
ya chairman chama icyo twavuga piramide irakomeye pe ni champion urabizi niyo ifite sibyo nize hano kuri Pere ku izuba rya saa 8 numvishe ko ariho bayishyize wenda nikabya idutsinda 2-1 cyangwa se draw ni 2-1 cyangwa se tunganya urumva ibyo kudutsinda 6-7 Aperi Club Giant irimo ifite dawo twanganyije ku mahoro ejo muri kimwe dawo nawe abacomeka amapasi zira pasi eba nubwo Aperi ari butsindwe uyu mupeti ngo ni dawo zira pasi za dawo nama exterior warize wa ndo munzove ubone wase ati dawo ntabwo umwemerana n'ubu oya tujye twemera rwo kwa dawo umuntu agomba kwemera uramwana atanga icyo bita amatransversal za pasi zambukiranye iri akora tanze bakaboteraho umutwe dawo ari ku rwego ararenze ikibazo ni kimwe nyine aracomeka agasanga speed ni ntoya zikabasiga comeka muri pasi zimwe za Toni Kroos ubwo fitness nibyo twabonye ko ari ikibazo tagura muvugaho iki tagura uramwemera nagiye munyuza mutunga ntabwo uramwemera ntabwo ndamwemera na nubu ntabwo ndamwemera ntabwo ari kari musigaye mutari mwamwemera wowe nari kari nimwe mwijana ariko ntabwo ndamwemera neza umuntu nemeye Kigeli Nyarugenge ni umuntu bita Dawo Memeri muri Nyarugenge ariko twasemera musubiza inyuma waduciye murazura duhahamura ngo baramutwaye we reka turangize interview oya